ubwo uyu mwana yavutse ari muzima, nayipimishaga ari nzima, umwana mubyarira mu bitaro bya kaminuza, umwana avuka ari muzima. Ubwo rero ntaje kugira igihe umwana mbona ageze mu myaka 3 n'igice ari umwana wiruka ugenda akuze. Umwana rero yaje afatwa n'ibintu bya malariya, umubiri we wose urahagarara, byose umva nsigara ndwana n'umutima gusa, n'abaganga bagasigara babona ari ugukina n'umutima gusa, kuko wajya ukabona umwanya umwe umutima urahagaze neza urasinziriye, ukajya ukabona none mu wundi mwanya umutima ubaye nk'ukangutse, umubiri we wose mbese icyo gihe urapfa, aragenda. Ndagenda mara amezi agera muri 6 umwana yaragiye muri koma. Ejo bundi nibwo nongeye muri uko kwa mbere ndongera mujyana kwa muganga kuri kaminuza. Mujyanye kuri kaminuza rero ubwo abaganga bamucije muri scanner nyine ifotora mu mutwe. Hamucije muri scanner bahita bambwira igisubizo bakibonye, barambwira ngo gura rero ngo sede ngo tugushyireho ubumuga bw'umwana wawe, ngo dore ngo afite amazi ku bwonko. Kuri yafashwe afite imyaka 3, ubageze mu myaka 21. Ubwo rero urumva ko nawe iyo myaka yose 18 imaze mu bumuga. Turagushimiye cyane wowe wahisemo kurikirana ibiganiro bya ISEZERANO TV. Nizera ko uri umeze neza cyane. Imana iguhe umugisha wahisemo gukora subscribe ndetse ukajya ubasha kureba ibiganiro byacu umunsi ku wundi. Uyu munsi rero twatembereye, twagiye gusura abantu batandukanye, ariko abo mubona kuri kamera za ISEZERANO TV no muryango tugiye kuganira. Ngira ngo murabona ko n'umumama ari kumwe n'umwana, ubwo n'umuhungu we wavukanye ubumuga. Araza kutubwira byinshi, ni ubuhamya bukomeye, atubwire ko byagenze mbere. Ngira ngo reka tubanze tumwakire. Mama muraho neza? Muraho. Tugusanza ngaha, urakira ngo tubwire noneho witwa ndi? Jewe nitwa Nibagure Justine, ndi umumama ushinze urugo. Nashinze urugo mu mwaka wa 1995. Ubu mfite umugabo, mfite n'abana 6. Ubwo ntuye mu kagari k'Ikero mu murenge wa Mukura. Impamvu rero nyamukuru yatumye tugusura, ngira ngo ufite ubuhamya bw'umwana wawe, tugira ngo tubwire ubundi yitwa ndi? Umwana wanjye yitwa Bizumutima Godefroid. Umwana yavutse mu 1999. Ubwo uyu mwana yavutse ari muzima, nayipimishaga ari nzima, umwana mubyarira mu bitaro bya kaminuza, umwana avuka ari muzima. Ubwo rero ntaje kugira igihe umwana mbona ageze mu myaka 3 n'igice ari umwana wiruka ugenda akuze. Umwana rero yaje afatwa n'ibintu bya malariya, akagira umuriro mwinshi. Ubwo rero umwana naje kumujyana kwa muganga, twari duturanye hitwaga mu Irango. Ubwo mu Irango baje kubona iyo malariya, basanga ifite imisaraba 4, babona ni malariya ikaze nyine, bampa ibinini. Icyo gihe byitwaga kinini, bampa n'ibinini bya paracetamol bimuzimya umuriro. Naje kumuvuza rero, uko nkomeje muvuza muha imiti mu rugo, umuriro ukanga kuzima, umuriro ugakomeza. Ubwo byaje kugeraho ndongera ndimuka, ndongera mujyana mu bitaro by'ahitwa Ikansi. Ibyo bitaro by'ahitwa Ikansi bo ntaravuze ntibyari byose. Ubwo Ikansi bafite ibitaro byenda baramumpera za serumu, ndebe yuko iyi malariya yakira. Nabo ko ku Ikansi baragiye bamufata umuriro n'ibipimo bya malariya, nabo barayibona basanga aracyafite malariya y'umusaraba umwe, kandi amaze icyumweru cyose ari kuri ibyo binini bya kinini. Ubwo rero kubera iyo myaka ya za 2002-2003 abaganga bari banza batarasobanukirwa, harimo bahise bambwira batari ko uyu mwana ubu ntabwo ari mu gigarwaye, ko tubona umuriro ukomeza ukiyongera, bamujomba ishinge buri kanya. Ubwo ndangije koko naje kumubwira, kubera yari akivuga yari umwana muzima, ndamuhamagara ko yitwa Bizumutima, ndamubwira ngo Bizi, ngo reba hano ku mukondo. Ubwo nkaho yakunamye rero ngo ahite ijosi arebe ku mukondo, mbona biranze koko, mbona ntaharebye. Ubwo naje gusezera ibitaro ari ku wa 5, ndamutahana ari ku wa 6, ndongera ngeza ku cyumweru ku wa mbere, niko ikomeza ikanyagara. Ubwo nyine ndangije ngiye kwa muganga rero mu Irango, bampa transfer mpita njya kuri kaminuza. Abaganga bo kuri kaminuza nabo harimo umuganga bampaye abantu umugande ngo ayoberwa ibyo bamubwiye, hari niko nabivuga sinzi. Nawe ubwo icyo gihe ikizami cyo mu mugongo ntiyaje kukimufata ngo amuvome mu mugongo.
nabwo hashize iminsi 3 nibwo umwana wanjye baje kuza, abaganga baje muri turu barambwira ngo ese ngo bamufashe ikizame cyo mu mugongo, urumva je sinari nzi n'ibyo ari byo. Ubwo abaganga ndababwira ntabwo barakimufata. Ubwo abaganga bamufashe ikizame cyo mu mugongo rero babona harimo ibintu bimeze nk'amashyira nyine, bahita bambwira ngo dore ngo arwaye mugiga, bahita bamutangiza imiti. Icyo gihe yari yadutse yitwa ngo ni ceftaxime, ubwo barayimutangiza bazi yuko bagiye kumuvura nyine. Muri ubwo buryo bwo kwitwa ngo noneho hatangiye n'imiti, yahise noneho asa n'upfuye, asa n'uvuye ku isi. Umubiri we wose urahagarara, byose umva nsigara ndwana n'umutima gusa, n'abaganga bagasigara babona ari ugukina n'umutima gusa, kuko wajya ukabona umwanya umwe umutima urahagaze neza urasinziriye, ukajya kubona ukabona none mu wundi mwanya umutima ubaye nk'ukangutse, umubiri we wose mbese icyo gihe urapfa. Aragenda ndagenda amara amezi agera muri 6 umwana yaragiye muri koma. Ari akantu ko kugira ubona akanguka, bari akantu k'utugozi twasonde dukora, ari sonde y'umwuka, ari sonde yo kumugabara, ari umva mureba gusa ukabona n'intera gahinda. Ubwo naje kubona kuko abaganga baje kubona ko ibintu ndiho nkora nabo bariho bakora, barabona yenda atazakira, kandi nanone no gupfa amezi 6 amaze ari muri koma, barabona none no gupfa atagipfuye. Batica ko nanjye ndavuga nturugo rwanjye aho nahereye ndusenya, reka nsezera ibitaro njye kwicara mu rugo. Nashira mu mwuka nzabyakira, kandi nayo nakomeza gakanguka nzakomeza mbyakire. Ubwo kubw'amahirwe nageze mu rugo, ngiye kubona nateze imodoka, twateze imodoka n'umugabo nawe yari yarabyakiriye, urugo yari yararuvuyemo, duhora ku bitaro twese dusangiye, yubaka urugo rwa hana kubaka n'urwo mu bitaro. Ubwo twaragiye rero tugerageza uburyo twamuzana mu modoka, nta hantu ikirahuri bifunze byose, ku buryo nta hantu ahurira n'umwuka wo hanze. Ubwo tugeze mu rugo tumutangiza utuntu, tuyora amata ku kayiko, tumushyira mu kanwa, tumufata agakorwa kubera ibiziriko byari byaramumaze igihe bya sonde zo kumugaburira byaramuheze mu muhogo. Tumutangiza gutyo, tukayora akayiko tukamushyira mu kanwa, ukabona arakozwe, arakoroye. Ubwo yakorora nabwo mwuka ugaya rwawo ukabona yasinzire, tukajya ntakanguka. Ubwo igihe cyaje kugera uko akanguka, uko tumuha utwo tuntu, tumwitaho, tumukamurira utubuto, agatobe k'utubuto, tumukangura, tugiye kubona tubona umwana ageze aho arazutse, abashije kwicara. Igihe cyaje kugera numva abaye nk'udedemanga, amaze nk'umwaka. Ubundi yari yarasinziriye, numva abaye nk'udedemanga, ese umwana wanjye none hagiye kuvuga. Ubwo koko byaje kubaho, ururimi narwo ruragodoka, nabwo arakanguka, aza kujya avuga, ku buryo n'indirimbo ya Rwanda nziza y'umuntu yayimutereraga yari icyadukuye, Rwanda nziza umuntu yayitera kumva arayikirije, yarakomeje aravuga. Ubuzima bwe tubona bubaye nk'ubugarutse, ariko uko umwaka ushira ukundi ugaruka, uko umwaka ushira undi ukaza, ubumuga burakomeza bukiyongera. Nta bufasha, nta kintu na kimwe. Ubwo ku buryo igihe cyageze nk'ubu muri iyi minsi ya none, muri uku kwa mbere naje kongera ndamujyana kwa muganga, kuko naje kumwakira n'ikarita y'ubumuga. Mbona ikarita y'ubumuga nta kintu ifashije, ubumuga bw'ikarita yanditseho ngo 100%. Imyaka umwaka urashira, unduraza, mbona n'ubundi nta kintu ubumuga buriho bumfasha. Mbona ubumuga bwe mbese nta gaciro icyo gihe nigeze mbona biriho bimpa. Ubwo ndangije umwana ejo bundi nibwo nongeye muri uku kwa mbere ndongera mujyana kwa muganga kuri kaminuza. Mujyanye kuri kaminuza rero, ubwo abaganga bamucije muri scanner nyine ifotora mu mutwe. Hamucije muri scanner bahita bambwira igisubizo, bakibonye barambwira ngo gura rero ngo sede, ngo tugushyireho ubumuga bw'umwana wawe, ngo dore ngo afite amazi ku bwonko, ngo hari umuganga ngo uvurira ngo ahantu ngo bita ngo igikonko ngo w'umudage, ngo bita ngo azakuvomera ayo mazi ari ku bwonko. Ndangije ndibaza ubuse ibyo bintu bambwiye nzabigezwaho n'iki, nzabigeraho gute? Ndangije naragiye rero ndagenda yenda hari wasanga nakwitwaza ikarita y'ubumuga, nkapfa kureba yuko hari ubufasha nabona bwatuma nzamuvomesha amazi yo ku bwonko. Ubwo koko igihe cyarageze, mpageze ku karere bati ntabwo byashoboka, bati karere gasohora ikintu na kimwe binyuze ku cyiciro cy'ubudehe ubamo. Ati none wowe urugo rwanyu dore mu cyiciro cya 3, kereka niba wabona uko uhindurirwa icyiciro.
ati manuka ujye mu kagari wanyu. Naramanutse nje mu kagari koko umuyobozi wo mu kagari yaje kunsobanurira ati ntabwo bishoboka, twebwe ntabwo turagira guhindura ibyiciro. Ubu rero nanjye ndindiriye nimba uko nzahindurirwa icyiciro, nimba nzakomeza gutya. Narabyakiriye ubumuga bw'umwana wanjye, narabwakiriye. Imana yandishye n'abandi bana, yanshumbuje abandi bana nyuma ye, nariyakiriye kandi nawe naramwakiriye. Numva ubumuga bwa Godfrey ntabwo bworoshye. Wigeze kuvuga ngo muvuye kwa muganga hari igihe yabaye nkongeye kugarura ubwenge, nyuma yongeye gufatwa mwamusubije kwa muganga? Ubundi gufatwa kwe haje kuzana none ibindi bimeze nk'igicuri. Noneho ujya kubona ukabona umutima urasimbagurika, umutima ukihonda, nkumva neza amagufa y'inkumva, umutima uri uraturikira mu magufa, nkumva birahonda bigahonda, nkumva mu magufa neza neza, nkumva umutima ugiye guturika. Ubwo naje kugira umuntu uje abibonye mubwiye nterega noneho bizagiye kumfana, noneho dore ukuntu bimeze. Ntindajya kubona nkabona ntagagaye urubavu umutwe, ijosi, akaboko, ni byose nkabona aragagaye, n'ubundi nkumva umutima urahondagura, umutima ugahonda. Ubwo uwo muntu abibonye rero icyo gihe yaje kumbwira ati reka nkubwire, ati hari Karayesi, ati hari abaganga bavura indwara nk'izi ngizi, ati gerageza urebe ukuntu wamujyana urebe yuko naho nabyo hari icyo bagufashamo. Ubwo ko umwana naje kumufata, ndatega ndagenda, ngera kwa muganga kuri Karayesi, barambona, bambonye baranamureba nawe, bati cyakora, bati ubumuga bwe nk'ubu ngubu bagira gutya agakanura ukagira ngo ni umwana ukanura ubona. Ahubwo abaganga baramukebutse rero, bamukebutse bati ese uyu mwana ameze gute? Mbaha ubuhamya bwe bwo barangije, bati yewe, bati nta kindi twagufasha, bati nta buvuzi bundi tuzamukuvurira, ati cyakora icyo tugukorera ni ukuguha imiti igiye kuzajya kugabanyiriza ibyo bintu bihondagura bimeze nk'igicuri. Ubwo rero imiti bampaye ngiyi ndayikoresha, muha bene ibi binini, bimuha mu gitondo muha kimwe, na nimugora nkamuha ikindi. Ubwo ibingibi biramfasha rwose, nkabona kuva namutangiza imiti ntabwo yigeze yongera kugira ikibazo cyo guhondagurwa uwo mutima. Numvaga byatangiye muri 2010 niho namutangije imiti, kugeza muri iyi myaka 10 yose nyimaze mufatira imiti ya Karayesi, nta kibazo yongeye guhura nacyo. Bivuze ko iyi miti yose ayifata buri munsi, ntabwo asiba? Nta munsi n'umwe nshobora kumusibirira, imiti irashira buri kwezi, nkafata kuri randevu, impapuro za randevu mba zifite, imiti igashira nkajya gufata indi. Nta munsi n'umwe nshobora kumuryamisha ntamuhawe umuti. None se Godfrey niwe mfura yawe? Ubundi uyu mwana ni umwana wanjye w'imbyaro ya kabiri. Umwana wa mbere namubyaye 97, kuko nari nashinze urugo 95, 96. Nashinze urugo 95, nshishamo 96 ntabyaye, 97 mbyara umwana wa mbere. Ubwo rero uyu nawe ahita avuka 99, ubwo ahita afatwa rero amaze imyaka 3 muri 2003. Ubu iyi myaka yose ageze mu myaka 21, muri 18 yose ayimaze ari mu bumuga, kuko yari yafashwe afite 3 yonyine. Ubwo amaze imyaka 18 ameze gutya? Iyi myaka yose ibyo mvuga ni ukuri, yafashwe afite imyaka 3, ubu ageze mu myaka 21. Ubwo rero urumva ko nawe iyo myaka yose 18 ayimaze mu bumuga. Ariko nawe muri uko kubitindamo bigenda bituma ingingo zigenda zikunja, nk'ubu ingingo ze zarakoraga icyo gihe aho akangukiye, muri iyo myaka aho akangukiye, kuko n'abaganga bo kuri kaminuza aho uko nahatindaga, abaganga baraje nabo bakazajya bakinekoroji, bakazajya bahamusanga bamugarura, ingingo ze nanamuvanye kwa muganga, ingingo ze zarongeye zikora. Ariko gutinda mu bumuga nyine hagenda gagara, asubira inyuma, ingingo zikongera zikahagarara. Nta kintu gikora cy'urugingo rwe, dore twarahagaze, dore n'iz'amaguru niko ziba zimeze, n'iz'amaguru dore ntiziba zikora, nazo zirahagarara kubera gutinda mu bumuga, ingingo ze zose zarahagaze. None se nk'ubu ngubu muri icyo gihe bamukoraga kine akiri kwa muganga, ntabwo bigeze bakubwira ngo uzasubire n'ubundi bakomeze kugenda bamugorora? Ntabwo usezeye ibitaro, usezeye nyine, kuko nayo ibyo byose babinkoreraga mba mu bitaro. Ariko ubu ngubu ntabwo ubundi bufasha nabona bwatuma nongera kujya gusubira muri kine, ntabishobozi iki se. Kandi bambwiye ko bamuhaye ikarita yo kwivuza 100%?
Oya, iyo karita ni y'ubumuga kandi bayiduhaga batubwira ngo izi karita z'ubumuga ngo ntabwo zisimbura indangamuntu, ngo nta nubwo zisimbura ngo icyuri cyo. We rero ikarita yari afite ni ubumuga bwe gusa, ariko budamuha akantu na kamwe, nta gaciro na kamwe k'iyo karita bageze bankorera kuva nayifata. Bivuze ko no kumuvuza ni imwe mwikoraho? No kumuvuza igihe cyarageraga naba ntarabona mitiweli, nkagenda no gufata imiti karese nkagaruka nkagura hanze, bakambwira ngo mitiweli zacyuye igihe uyu munsi kuri izi tariki 30 z'ukwa gatandatu, mitiweli zacyuye igihe. Nta kintu na kimwe nigeze no kwisaza foto zikarita y'ubumuga yiwe, nyijyana karayesi ngo aha ngo barayimperaho ngo miti. Nta na kimwe, nta nitwe twimenye urugo rwacu kuva ku kintu kibaho cyose. Ubuse iyi miti igura nkangahe? Iyo ngiye kwa muganga imiti nyigura 2,000, nkaba mfite n'igihumbi cyo gutega, mpagara kuri 3 buri gihe. Iyo mvuga ngo uyu munsi ndagiye, mba mbizi yuko 3 bya buri kwezi bimvamo mu rugo hano. Iyo mvuga ngo afata imiti ya buri kwezi? Afata imiti ya buri kwezi, buri gihe randevu irangira. Kandi niba nzi yuko mitiweli zarangiza amanda mu kwa gatandatu, mba mbizi ko mu kwa gatanu mba naraguze mitiweli z'umuryango, ku buryo uyu mwana wanjye mitiweli zose turazigura zikarangira, ari uyu mwana wenyine nsohoreye amafaranga. Ntabundi njyewe urebye uwo muganga wo muri kaminuza yambwiye gutyo, ariko nawe nta kintu cy'igisobanuro, sibye ko hari undi muntu nabibwiye arambwira ngo urebye ngo hari abantu bavoma amazi yo ku bwonko, ngo ukabona mu mutwe harakize, ngo ubwenge buragarutse. Mbabwiye nti giye wanjye se ntikubona ntiduko ubwenge bwe bwapfuye hari kubera kutinda muri koma, ariko ubundi ubona ari nk'umuntu wakabashije ubuzima bwe bukora. N'ururimi ubu ngubu ruravuga, umuvugishije nuko nta kintu kiri ku bwonko kizima, kuvuga yavuga ariko nta kintu babasha kuvuga. Ayavuga pe, muvugishe twumve. Bizi webi bizi uranyihorera bizi webi agira igihe rero nyine akijunjamira, ariko ubundi arabikora, aravuga. Ku buryo ushobora kumubwira ngo amakuru akagusubiza? Arabivuga iyo abishatse rwose. None se nk'ubu turabona akanuye, aratureba buriya? Arakanura kuri ukagira ngo ni umuntu muzima, ariko akanura biriya byiso. Iyo minsi yapfuye akajya muri koma gatinda, amaso ye yavuyemo, buriya akanura nk'ukureba ariko amaso ye ntabona, ku buryo yaragiye ajya umutwe amaso y'icyo gihe yarapfuye. Amaso ajya umutwe, yagaruka akagaruka ijisho rihindukira buke umukara w'ijisho waragiye umutwe. Ubwo bugacya bukira muri ayo mezi 6 nyine, bundi ijisho ryari ryaturumbutse rimeze nka kumwe umuntu amaze kwica nk'itungo, bihita bigaragara ukabona amaso yaturumbutsemo. Nawe rero niko yakangutse ameze muri iyo minsi y'urwo rupfu rwose, akanguka ibyose bye byaravuye mu mutwe, binagana gutya. Ubwo biricara bigenda bisubira inyuma, ku bw'amahirwe mbona amaso arongeye umukara w'ijisho uragarutse, ubundi umukara wari waragiye umutwe. Aho agarukiye rero nibwo agarutse ajya mu cyicaro, ariko ajya mu cyicaro banza nk'imitsi ishyira ku bwonko yarapfuye. Ko naje kumujyana icyo gihe, mujyana naramusezereresheje ibitaro, ndavuga ngo ujyayo byose reka mugende nkomeze nje no ku baganga abandi b'amaso. Naho naragiye ku muganga w'amaso, naho mpageze bakoze iki, bamucishije mu byuma. Noneho bamucishije mu byuma, abaganga bose bakazenguruka bambara ikintu gifite itara bene aha ngaho, umwe akagishyiraho agahereza undi, akagishyiraho agahereza undi, bose igisubizo bahita bambwira ngo umva mada, ngo tukubwiye ngo amaso y'umwana wawe yabona, ngo twaba tukubeshye, ngo uyu mwana ngo amaso ye yarapfuye, ngo kandi ntazashobora kukanura ngo abone. Ubwo koko naje kongera ndatekereza, hashira iminsi harongera baravuga ngo abaganga b'inzobere bavura amaso ngo baje, ngo bariho barakorera ahantu bita ku Gisagara, ngo ku ivuriro rya Gisagara. Umva narongeye rwose mbwira umuvandimwe tuvindimwe ntintwaza bizi tugende tujye gusuzumisha amaso ye koko kuri aba baganga b'inzobere baje, turebe ko batubwira yuko umwana yakira cyangwa atakira. Ubwo aba baganga narahageze, nabo bambara by'amatoroshi mu maso, bakora ibintu byose byo kumusuzuma,
ngo none se ngo madanti ngo uyu mwana wawe ngo aya maso ye ngo yafashwe ate mpita mbasobanurira ngo madanti ubu rero ngo twebwe ngo tuvura amaso y'amarwarano ngo ntabwo tuvura amaso y'ingaruka ngo aya maso y'umwana wawe ngo ntashobora gukira. ubwo nibwo nageze aho ndavuga nti ndazengurutse ubuvuzi bwose bw'umwana wanjye nta kindi ntakoze nicara ndabyakira. Reka tugaruke no kuri Godfrey ku buzima bwe. Ubundi abayeho gute Godfrey ku bijyanye n'ubuzima mu mutunze gute? Ubundi ukuntu mutunze ni ukuvuga ngo nagize amahirwe mbona cyakora icyo gihe baza kumubarura yuko afite ubumuga mbona ku kareba muhaye igare. Ndamuryamisha namara kumuryamisha mu gitondo nkamubyutsa nkamwicaza mu igare ryiwe ubwo namara guba ntetse nk'igikoma cyangwa nambonye nk'amata bitewe n'igihari nkamuha mu gitondo agasamura nige mwicaye iruhande nta kuvuga ngo aritamika ntushobora kumuha niyo wamuha irindazi niyo wamuha igikoma niyo wamuha nta kintu na kimwe ushobora kumuha mu ntoki ngo yitamike. Bisaba yuko umuba hafi ukaba ari wo mumenya. Ntashobora kuvuga ati ndashonje ngo yibwiriza ati jewe ndashonje ngube wabyibwira. Ni ugiye ubwanjye nk'umubyeyi we cyangwa naba yenda afite no kuba nagiye no gufata iyo miti ye nkatinda papa we akaba yabimenya cyangwa aho Imana ishumbushirije utwana bavindimwe natwara igihe tumaze kubibona uko mumenya bikaba ngombwa kumuha nk'igikoma ibiryo byashya bikaba ngombwa kwicara nuko umugaburira ikintu ku kindi nimba cyari cyo cyose uyora umutamika nyine ntabwo wagira ubwenge bwo kuba yakwitamika. Ku bijyanye n'ibyo kurya rero ibintu byose abasha kubirya nta kibazo? Mva ibiryo byose niyo yaba n'imyumbati n'ibishyimbo nshobora gufata umwumbati nkawumanyura utudenderi dutoya niyo byaba ari niyo yaba ari n'inyama amenyo ye ni mazima n'inyama nshobora kuyimanyura gato ikintu icyo ari cyo cyose kimureba ipura yose twapanze y'urugo ndayitegura nkayimugaburira nta kibazo na kimwe. Use ngubu niba wenda nubwo atabona ariko akaba yumva ndetse navuga ntabwo bambwira ati fata iki kintu wirishe ntabwo yabikora? Ntabwo bishobora gukunda kuko ubwonko nibwo bukora nibwo bugaburira umuntu ibintu ibyo ari byo byose none ubwonko bwe si buzima nta kiri ku bwonko na kimwe. Reka turebe no kubijyanye no kumukorera isuku ubundi biba byifashe gute? Ubundi ibigenewe ni isuku ye agira gutya naba yenda niriwe mu rugo kenshi ndamumenya iyo maze kumugaburira saa sita mpita nibwiriza nkaza saa 9 nkibwiriza nkamushyira ahantu akituma. Byaba bitabayeho yenda nagiye mu gasozi biba ngombwa yituma kuyicaye muri iri gare nkaza nkatunganya n'igare rye nta bundi buvugizi bundi ntashobora kugwira ati ndashaka kwituma ntashobora kubwira ati ndashaka kunyara nta kintu na kimwe ashobora kugufasha na kimwe nige mbyimenyera. Guse bivuze ko hari ibikoresho byanze bikunze bikinirwa kugira ngo wenda abashe kuba yakorerwa isuku neza wenda mu gihe udahari nibyo? Nta bikoresho nabona ntabwo amafaranga nayabona mbyakira uko biri nige mwimenyera nige nimenye isuku ye. Za paperise ngo ni paperise ngo niko abivuga ariko ntazo njyangura nta bushobozi nabona. Ntabwo wigeze utekereza na rimwe kuba wabikoresha wenda kugira ngo nawe biruhura akazi wagira? Ntabyo nigeze nkora. None se nk'iyo udahari ubwo bigenda biti? Iyo ntahari nyine yituma mu myenda ye naza nkaba ariyo nsukura. Ntabwo bishobora kuba byamubangamira cyangwa kuba byamutera ubundi burwayi? Nta mbogamizi bigira nta na kimwe nta kibazo ajya ntababuka nta na kimwe reka da. Imyaka ni myinshi ntago nari kubona ubushobozi. Kugeza kuri uyu munsi rero ugitekereza kuba wakongera ugafata igihe wenda ukamujyana kugira ngo urebe uramutse ubonye nk'ubushobozi ukaba wamujyana kwa muganga wenda ahandi hose hashoboka? N'ubu ngubu rwose mva nuko ntakibasha kumuheka nahagaze kumuheka mu myaka ishize yindi ariko ubundi munsi ku munsi nimwita none se ubu ngubu njya kumwakira zo za transfer mujyana kwa muganga sigewe nabimeraga nkamuterura nubwo ndi umukecuru wa mugani ariko ndemera nyine
ngo nta nzovu inanirwa umutonzi wayo ndamufata nkamujyana igihe cyose namuvuza. Reka noneho turebe ubuzima bwa Godfrey rero, ubumuga bwiwe hari ikintu bwaba bwarigeze bubabuza cyangwa se wenda akaba yarageze afatwa nabi nko muri sosiyete kubera ko afite ubumuga? Twese twarabyakiriye, abo umwana mukuru we yarabyakiriye, ababa barumuna be barabyakiriye. Twese rwose nta muntu n'umwe utayakira ubumuga bwe, nubwo niyo bibaye ngombwa ngo mbabwire ntimumfashe mushyiraha bose ntawe umwinuba, tubyakira nk'umwana wacu. Uyu munsi rero ubuzima bwa Godfrey hari icyo bwakwigishije? Yewe nabonye isomo ko umubiri w'umuntu rwose, kumva umwana nawe namubyari muzima, ndangije umwana ugahinduka uko nguko, ahinduka rimwe kwa rimwe. Hari isomo mbona nk'ahantu abantu batangira bakirata umubiri, bakiyemeza ubuzima bwakumva ko aremereye, nkahita mbona abantu ntabwo bagira mu mutwe hasangiye, ariko jye mba numva ari ubasha kumva namwigisha nkamuha ubuhamya bw'uko umubiri w'umuntu ubayeho. Uyu munsi rero dufite imiryango itandukanye, harimo abagira cyangwa se ababyara umwana ufite ubumuga, bo bakaba batamwitaho. Wowe wagize ubutwari bwo kumwitaho, uyu munsi abo bantu n'iki ushobora kuba wababwira? Mvagiye rwose ikintu kibaho nabwira umuntu wese wamugaje ni ukumubwira ngo umubiri ni nk'undi. Ubumuga bw'umwana wawe umva ni umusaraba, wakire ubumuga bw'umwana wawe, ntuzagire na rimwe ugiye ubwinuba, ntuzagire igihe na kimwe, kuko umubiri yari afite nawe niwe ufite. Yewe rwose harimo abantu benshi mba ngomba kumva naho ubuhamya rwose, ukabona arabona umuntu akabona ntamuha agaciro, kandi ntabwo ari ibintu rwose, ntabwo ari byo. Ngaho nguko rero ngira ngo abakunzi b'Isezerano TV murumva ko Godfrey ubuzima bwe bwagenze. Yavutse ari umwana nk'abandi, yaragendaga yarakinaga, ariko nyuma aza gufatwa n'uburwayi bwatumye amara imyaka hafi 18 yose afite ubumuga. Ngira ngo murabona ko umuryango we nubwo byagenze gutyo wajyageje kumwitaho, wakoze ibishoboka byose, ariko haracyakenewe n'ibindi. Turabifuriza ko ibikenewe byose cyangwa se ubuvuzi bundi bukenewe kugira ngo Godfrey azabashe kuvurwa yazabubona. Mwamukoze cyane, nk'ubu ngubu rwose dore singiye sedo y'ubumuga bwe bwo mu mutwe ndayibitse se, ariko ngize uburyo ki nabona ubufasha buvugizi bwatuma mbona nanjye ayo mazi ari ku bwonko avomwa, nanjye nahita nishima nkavuga nti byibuze mbonye ko kiremwa muntu kigifite uburenganzira. Ngaho nguko rero ntago yabyoroshye, ariko niko bigenda nyine, ubuzima niko bumera. Reka tubashimire kandi tubabwira ngo mukomere Godfrey, hari icyizere cy'uko azakira. Yego nanjye ndabashimiye, murakoze cyane. Reka tuguhe ngo rero ibiganiro byacu birakomeza. Kora subscribe ndetse tugishyiraho comment na sharing cyangwa se liking ibiganiro byacu kugira ngo bibashe kugera kuri benshi bashoboka. Reka nkubwire ngo rero Imana igumugisha aho uri hose, kandi nkubwira ngo ibiganiro bya Isezerano TV ujye ukomeza kubireba kugira ngo umunsi ku wundi tukugezeho ubuzima bw'abantu bagiye batandukanye.